inzira y'ibihe. Umuntu nk'inyoko ni ikiremwa cyahindaguritse mu miterere n'imigenzereze. Mu myaka 400 umukurambere w'umuntu nk'uko ateye ubu yaratuye muri Afurika. Ubwindi saga 2000 ishize muri Iran bororaga ihene kimwe n'ingurube muri Thailand. Mu myaka 9500 n'ubundi umuntu yavuguriye imyubakire n'imiturire atangira kubakisha amatafari. Imidugudu irahagurutswa nuko mu myaka 1011 ishize umujyi wa mbere wari uvutse Yeriko muri Palestine. None ubu kuva muri 2007 abasaga kimwe cya kabiri cy'abatuye isi yose baba mu miji. Umuntu yarahimbye arubaka kandi arasenya. Ibimenyetso by'imirimo y'amaboko ye byahinduye imiterere y'isi mu buryo budasanzwe. Mu myaka 2200 ishize urukuta rw'Abashinwa, kimwe mu bikorwa bihambaye byashinzwe n'amaboko ya muntu kugeza ubu, rwari rumaze gushingwa. Umuntu yarwanishije ibibando mu ntambara zaduwe bwa mbere n'ubushimusi n'ubusahuzi. Avumbura ubumara buturitse amasasu, aparika ifarashi yegura ibifaru, kugeza atumye imashini kumurasira abanzi be mu birometero 1000 bitamusabye kugerayo. Wa mbere muri Mali mu myaka 20 yari yabanje nibwo abanyaburayi barimburwaga n'icyorezo cy'ubushita. Intambara na politiki nabyo byagennye imibereho y'abantu. Intambara y'isi ya mbere y'isi imyaka 5 yahitanye miliyoni 20 z'abantu. Muri ibyo bihe nabwo ubutegetsi bwa mbere bwa gikomunisti bwarimo buvuka mu mpinduramatwara z'Abarusiya. Ni imyaka 25 gusa yakurikiyeho indi ntambara nk'ihitana noneho abantu miliyoni 60. Jenoside ihitana miliyoni 6 z'abayahudi. Jenoside yakorewe Abatutsi ihitanye abasaga miliyoni mu Rwanda. Ubutegetsi bwaradutse ibice byose by'isi, hamwe bukora neza ahandi nabi, bwanasimburanye buri gihe mu buryo bwihariye. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Ni igice cya gatatu ku ngingo ijyanye n'amateka ya muntu mu isi. Tugeze mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu. Ni ibihe byo gucura ibyuma bikorwamo ibikoresho hifashishijwe noneho ubutare bwa fer cyangwa iron yasimbuye bronze. N'ubuhanga bwatumye havuka ubwami bw'abami bushya hirya no hino mu isi, haduka ibitekerezo bishya byashingiyeho imyitwarire yahinduye ubuzima bw'abantu hirya no hino mu isi. Biba n'ibihe byashinze amahame y'imyemerere mishya yavuyemo n'iyobokamana n'uburi gikurikizwa mu isi. Hinduism ryahise rihinduka iyobokamana ryakurikiwe mu bice bigari by'Ubuhindi n'inkengero zaho. Ijambo rya Buddha naryo rihita ryigarurira imitima yabo mu bice byose bya Aziya. Mu Bushinwa inyandiko za Confucius zikurikirwa na kimwe cya 4 cy'abari batuye isi. Byabaye ibihe bya Yezu, Buddha na Confucius. Amadini manini akiriho mu isi nayavuka ubwo, ndetse ubuhanga bwo gucura intwaro nabwo bushyirwa ku kindi kigero. Iyi ni Radio Rwanda, iki kiganiro ni Inzira y'ibihe. Ndi Alphonse MUHIRE MUNANA. Mu Misiri mu bibaya by'uruzi Nile mu myaka yahagana 200 imbere ya Yezu, ibice byari mu butegetsi n'iterambere rihamye byatangiye gusenywa bimwe ku bindi. N'umwanzi mushya wari wadutse kuri aba banyamisiri n'abandi bantu bashya batari barigeze bamenya na rimwe. Babise abaturage b'inyanja kuko babituye hejuru bava mu nyanja. Abo bakandagiye umusozi ku butaka bwa Misiri bafite inyota y'ubutunzi, barangajwe imbere n'ubwicanyi, urugomo n'ubukana ntagereranywa. Abanyamisiri ntibari baza bari bo. Leurs navires ont déversé des hordes. Amato yabo yapakuye ibihumbi by'abarwanyi, badusenyera imijyi, bateje ibyago byose bibaho mu gihugu cyacu. Ils ont semé le mal dans notre pays. Imyaka 1000 nyuma yo kubaka za piramide, ubwami bwinshi bukomeye bwari bushinze mu bice bitandukanye bw'isi bwituweho n'abarwanyi batari barigeze bateganya na rimwe ko babarwanya batyo, ku buryo n'ubuhangange bwa Misiri ubwabwo nabwo bwari butangiye gushyirwaho indunduro. Ibihe by'umwami cyarimwe wafatwaga nk'Imana mu bantu be, imyaka 1000 byinshi ubutegetsi buhuzwa n'Imana, ni igitekerezo nacyo cyarimo gishyirwaho iherezo. Ku nkombe za Mediterania imijyi ikomeye n'ibice by'ubwami n'ubutegetsi byihariye, ibi byose byayogozwaga bikomeye n'abarwanyi bashyiraga iherezo ku buhangange bw'abari bahasanzwe mu myaka 1000 byinshi. Ibice bya Troy na Mycène mu Bugiriki, ubwami bw'abami bw'Abayitite muri Turukiya kimwe n'ubwami Misiri mu majyaruguru ya Afurika, ni bimwe mu bice by'isi byarimo iterambere n'ubuhangange byose byashobokaga nyine mu isi yo muri ibyo bihe. Aha hose harimo hasenywa n'intambara zikomeye, ubuhangange burimo busubirwamo mu isi yose. La vision de ces bateaux surgissant de l'horizon devait faire froid dans le dos.
C'était la chose la plus terrifiante qu'on pouvait imaginer. kubona amato y'aba barwanyi ni ikintu byanze bikunze cyakuye umutima abanyamisiri. Nicyo kintu giteye ubwoba uwo ari we wese wari mu Misiri icyo gihe yari kubabonesheje amaso ye. Aba barwanyi bise abaturage b'inyanja bakimara gusenya ubwami bwa Misiri bwari bunakomeye kurusha ubundi bwose, byahise bimera nko guhirika itafari rya mbere rikoma andi akurikiyeho, noneho umurongo wayo wose ukarambarara hasi. Nyuma ya Misiri n'ahandi hose mu kibaya cya Mediterania niho bari bagiye gukurikizaho. Le premier domino était tombé. Le reste du bassin méditerranéen n'allait pas tarder à suivre. iyi nkubiri y'abarwanyi badutse ibice byose by'isi basenya ubwami bukomeye bwariho, ni nayo yaje kurangiza ubuhangange bwa Misiri. Yari igihangange kugeza ubwongo bwo kurusha ubundi bwami bwose bwariho mu isi. Ibitero nk'ibi bikigeza abarwanyi ku nkombe za Misiri, abanyamisiri babuze aho berekeza. Icyo gihe ubwo hadutse ibibazo bikomeye, ubucuruzi bubanza guhagarara mu bice binini by'isi byari byarabuteje imbere. Ububiko bwa bronze bageragaho bavanga ubutare bwa cuivre na etain, ari nabwo umuntu yari amaze gushingiraho iterambere rye ryose, nabwo bwari bumaze gushira. Aho bari bazi hose bashoboraga kubuvana mu birombe, nta cyari kihabarizwa. Kubura bronze ubwabyo, ibyo ku kiremwamuntu cyari ikibazo gikomeye cyashoboraga gusubiza abantu inyuma cyane mu bijyanye n'iterambere, bakongera kubaho nko mu binyejana byinshi byababanjirije. Bronze yari nk'umwuka iterambere rihumeka ridashobora gukomeza kubaho idahari. Ibikoresho hafi ya byose bari bakeneye kugeza ku ntwaro niyo byacurwagamo, ikanashingirwaho ityo rero igice kinini cy'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu kwirenga no gushakisha ibindi umuntu yashingiraho icyizere no gukomeza urugendo, ibyo gusubira inyuma ngo abeho nko mu binyejana byamubanjirije ntabwo byari gushoboka. Hakurya mu Misiri, ku kindi kirwa cyo mu burasirazuba bwa Mediterania, itsinda ry'abandi bacuzi n'abahanga mu butare bwacukurwaga mu butaka bari bagiye kuvumbura ubundi bwoko bw'ubutare. Icyizere cya muntu mu iterambere cyari kigiye gushingiraho kuva icyo gihe mu myaka yahagana muri 500 mbere ya Yezu kugeza n'ubu. N'ubuvumbuzi bushya bari bagiye gukozaho ibiganza. Ubuvumbuzi bwabo mu buhanga bwihariye bari bagiye guhimbira mu intwaro nshya z'igitangaza kurusha izabarizwaga henshi mu buhangange bwahoze. N'igisobanuro cy'intambara ubwayo gisubirwamo bwahindutse ubuvumbuzi bwatumye ibitekerezo bishya bishyirwa mu bikorwa, noneho bihinduka impamo. Ku nshuro ya mbere umuntu abasha kuva aho yabarizwaga, yambuka inyanja akandagiza ibirenge bye ku mpera y'isi yarazi, ari nako ahindagura ibyo ahasanze byose abijyanisha n'isura y'imibereho yifuza. Mu bihe by'icyuma nka fer, Iron Age, l'âge du fer byari bitangiye. Ibihe n'ubu tukirimo mu bice amateka ya muntu agabanijemo. Alashia ni izina rya kera cyane ryahabwaga ikirwa cya Chypre cyangwa igice kimwe kinini cyacyo. Mbere ya Yezu aha hari nk'ikirombe kigari cy'amabuye y'agaciro n'ubutare byari bikenewe mu bice bitandukanye by'isi, ari naho byinshi Misiri yari ikeneye nayo byaturukaga. Nk'izina cuivre bwaryo rikomoka n'ubundi kuri Chypre abaromani bitaga Kupros. Nyamara muri Alashia naho ubwaho ubutare bwa etain bwari bwarashize kandi yari ngombwa cyane mu guhinduramo cuivre bronze. Mu gihe bari bamaze kumera nk'abashoberwa, muri Chypre cyangwa Alashia baje kuvumbura ikimeze nk'inombe itukura nk'ingese, nayo yari igiye guhindura byose kuko yari mu butare bw'ingenzi gusumba ubundi bwose umuntu yaba yaravumbuye kugeza n'ubu. Fer cyangwa iron ni ubutare bwaturutse mu nda y'inyenyeri zashwanyutse supernova, akaba ari nabwo bugize izingiro ry'imbere mu isi ribira kuri degree Celsius zibarirwa mu 6,000, ku buryo nabwo buba bwahindutse umushongi. Fer nibwo butare bwa kane buboneka ku bwinshi ku bice byo hejuru mu butaka bw'isi. Après une si longue dépendance au bronze, nyuma y'igihe kinini abantu bashingiye ibikorwa byose by'iterambere ryabo kuri bronze. Fer yaje ari ubutare buhambaye inshuro nyinshi kuyirusha, gusa kuyitunganya nabyo bigasaba ubunararibonye bwisumbuye. comme un métal bien supérieur. Mais le travailler demandait aussi beaucoup plus de savoir-faire. Gutunganya ubu butare bushya bwa fer bari bamaze kuvumbura byabasabaga kubushongesha kuri degree Celsius zibarirwa mu 1538. N'ubushyuhe byabasabaga ko bagira amakara menshi cyane bacana mu mafuru manini kandi nayo akoze mu buryo bwihariye kugira ngo bazabugereho. Ubushyuhe nk'ubwo bukaza gutuma fer isigara yonyine muri ya ntombe y'ubutare bwibumbabumbye. N'ubuhanga bwahise bukwirakwira hose mu isi kuko iyi fer nabwo ari ubutare buboneka henshi, ariko ubu butare kimwe n'amakara y'inkwi bwakeneraga byahise bihindura ku kanya imiterere y'isi, maze amashyamba aratsembwa ku bwinshi ngo haboneke amakara yo kwifashisha mu gucura ibyuma. Ni mbere ya Yezu ahagana muri 500, ariko mu Burayi honyine nk'ubwo bahise batema ibiti byo gukoramo amakara ku buso bw'ahantu haruta Ubwongereza bwose. Byageneye imiterere y'ahantu henshi hahindutse nk'ubutayu kugeza amagingo ya
mu bibaya byo mu Bugiriki ubu butare fer bwari bumaze gutangira kwifashishwa mu gucura ibyuma bwasubiyemo ubuhanga bwose bw'intambara. Muri leta ya Sparte abasirikare baho bari mu b'intwari n'intwanya amateka yamenye kugeza ubu. Bari biteguye kurinda leta yabo mu ntambara yari iteguwe mu gihe kinini. Umuyobozi wabo General Pausanias, intambara bari bishoyemo ntabwo yari yo yose, bari bagiye guhangana n'ubwami bw'ubuhangange bwari buyoboye isi muri ibyo bihe, ubwami bw'abaperse. Leta ya Sparte yari ishinze ku butaka bw'ubuso budasaga kilometero kari 8,000 gusa, mu gihe ubwami bw'abami bari bagiye guhangana nabwo bwari bushinze ku buso bwa kilometero kare zisaga 2.5 million. Ni nka Dawudi na Goliath muri Bibiliya, ariko nayo ni intambara uhereye ubwo yari igiye kwandika amateka mashya mu rugendo rwose rw'ikiremwa muntu mu iterambere n'imigenzereze yakomeje guhindagurika kugeza amagingo aya. Ce sont les hommes les plus terribles de la planète. Abanyasparte bari abagabo n'abarwanyi batinyitse mu isi yose, nubwo bari bake cyane kurusha abaperse bari babashojeho intambara. Mu buzima bwabo bwose intego yari intambara no kuremamo buri munyasparte umurwanyi usumba uwabarizwa ahandi hose mu isi. Ibyo bakoraga byose ubuzima bwose byari bishingiye kuri iki gitekerezo cyonyine. Toute une croyance ont été bâties autour de cette idée. Sparte biteguraga urugamba rwa nyuma rwo kurinda Ubugiriki bwose. Muri Sparte kuva ku myaka 7 gusa abasore batangiraga gutozwa intambara, abageza ku myaka 18 bose bagahita bashyirwa mu gisirikare. Zari ingabo zitinyitse kandi zigendera kuri gahunda kurusha ahandi hose mu isi, nubwo bari bake kubigabiza ntibyari korohera uwo ari we wese mu bihe byabo. Les jeunes garçons étaient enlevés à leur famille pour être élevés. Abana b'abahungu bakurwaga mu miryango yabo bakajyanwa ahantu hamwe mu ngando za gisirikare, bakabaho mu buzima byageze aho bwitwa ubuzima bwite bw'abanyasparte. Ubwo bukaba ubuzima butarimo iraha no kwishimisha na guke, ubuzima bw'ibyuya, umurava no kwigomwa byo ku kigero cya nyuma kibaho. Ni ubuzima bwatumaga umurava n'ubutwari byabo bishyirwa ku munzani buri munsi. Bakiri bato cyane abana b'abahungu muri Sparte bashoboraga gukora ibintu abagabo b'ibikwerere batashoboraga gusubiramo ahandi. Barerwaga nk'uko, batozwa kurara hanze hatitawe ku mvura cyangwa se imbeho n'amasimbi, ntibagire ibiryo cyangwa se ibiribwa byose babaha, ahubwo bakabatoza kwirwanaho no kubyihigira ubwabo niyo byabaga kubyiba. Spartiate est un dur à cuire. Il doit être capable de dormir dehors sous la pluie ou même dans la neige et de trouver lui-même sa nourriture, quitte à devoir la voler. Abanyasparte mu bihe byabo bari bafite intwaro z'agatangaza kurusha ahandi henshi mu isi. Ni inkota n'amacumu bikoze mu cyuma cya fer bitakiri bronze. Nyamara unavangiye ibyo byose ntabwo Abanyasparte bari biteguye kwishora mu ntambara n'abaperse bonyine, bari bake. Mu bwami bw'Abagiriki ubwaho bari bahafite abandi bene wabo bahoraga bahanganye n'Abanyatene. Bombi bagombaga gukora amahitamo hagati yo kwishyira hamwe bakarwana n'abaperse bari bagambiriye kubashozaho intambara igambiriye kubarimburira rimwe, cyangwa buri wese akarwana ku ruhande rwe wenyine yizeye gutsindwa mu buryo bwihuse. Icyemezo ubwacyo bari bagiye gufata muri aya mahitamo nibo ubwabo cyari kigiye gutangiriza ibihe bishya ariko binashingiye ku gitekerezo cyahinduye byinshi mu mitegekere hose mu isi. Mu bihe ikiremwa muntu cyari kimaze kuvumbura ubutare bwa fer bucurwamo ibikoresho byose byari bikenewe mu ntambara, ubutegetsi muri leta ya Atene ho bwari mu maboko ya rubanda. Wari umwihariko wabo kuko ahandi hose habarizwaga abami b'ububasha ku buzima n'urupfu kubo bategekaga. Aho ubwaho rero muri Atene bari bageze mu mahitamo y'ihurizo rikomeye, kwemera kuyamanika imbere ya miliyoni nyinshi z'abarwanyi b'abaperse cyangwa kwegura intwaro bakarwana nabo bashaka bakabarimburira rimwe ariko badatakaje ubwigenge bwabo ngo bahindurwe abacakara kandi bari abantu bigenga kurusha abandi bose bariho mu isi yo muri ibyo bihe. Intumwa y'umwami w'abami b'abaperse Xerxes yazaniye ubutumwa Abanyatene bubasaba kuyamanika ubundi ntagire nawe icyabatwara. Ibyo byatumye abagabo bose b'Abanyatene bahurira ku musozi wa Pnyx. Muri bo harimo n'uwitwa Sophanes, yari umuturage usanzwe muri bagenzi be ariko wari ugiye guhinduka agatangaza mu miyoborere yose ya gisirikare n'intambara zose zakozwe mu isi kugeza n'ubu. Muri Atene nabo bari barageze ku buhanga bwo gucura intwaro zabo mu butare bwa fer. Bari abantu bigenga bafite uburenganzira bwose bwo gukora ibyo bashaka biyumvikaniyeho batagendeye ku mategeko cyangwa igitugu cy'umutegetsi uwo ari we wese. Ni indangagaciro ikomeye yabahaye ubushobozi bwo kwirenga no kwiteza imbere kurusha abandi bose. Ni ikintu cy'agaciro bari bafite batiteguye no kubona hari uwakibambura. Muri Atene ibyemezo bireba leta yabo ntabwo ari abami cyangwa abatware babifatagaho umwanzuro, n'abaturage ubwabo. Ubwo buryo rero bari bashingiyeho ubwumvikane bwabo bwose nk'abagabo bareshya kandi bubahana n'ibw'isi yarazwe.
bakabwita demokarasi inagoranye cyane kuri benshi ngo bazemere kureshya koko nk'uko bo bari bararangije kubigeraho. Dr Patrick Hand ni umwarimu muri kaminuza ya Stanford. La possibilité de s'exprimer librement est étroitement liée à la possibilité de se défendre soi-même. Les Athéniens ont conscience de ce privilège et en mesurent l'importance. La possibilité d'exprimer son opinion, de participer à la vie politique, ils sont prêts à se battre pour ça. La possibilité de s'exprimer librement est étroitement abacakara barwana nk'abacakara nyine, abantu bigenga bakarwana nk'abantu bigenga kandi n'udafite icyo arwanira kubera ko ntacyo agira nyine, uwo asa n'uba adafite icyo amaranira, ntiyarwana nk'ufite ibyo asanganywe mu gihe yaba agira ngo birengere. Ubushobozi bwo kwigenga no kubaho wisanzuye ni ubushobozi kubera ko kenshi ubyigezaho ntawe ubiguha, ubwo ubwabwo unahuzwa burya n'ubushobozi bwo kwirwanaho. Ibyo rero abanyatene bari babisobanukiwe cyane kandi bazi akamaro kabyo. Ubushobozi bari bafite bwo gukora ibintu byose ku buryo igitekerezo cya buri muturage gifite icyo kimaze mu bikorerwa muri leta ye no kugira uruhare mu bihakorerwa byose. Ni ibintu by'agaciro bari biteguye kurinda no kurwanira. de participer à la vie politique. Ils sont prêts à se battre pour ça. Ku ngingo yo gufata icyemezo ku cyo bagombaga gukora rero mu gihe ubwami bw'abami bw'abaperse bwabagiraga amajanja, abanyatene bagiye mu matora, batoraga bakoresheje amabuye y'amasarabwa afite amabara atandukanye. Kuri iyi ngingo uhitamo iryirabura, ubwo yabaga atoye ko bayamanika ntibirirwe bigerezaho bahangara abaperse, naho watoraga isarabwa ryera ubwo akabatoye ko bakora ku ntwaro zabo bakihagararaho. Cette démocratie n'est pas pour tout le monde. Irahenze cyane, demokarasi ntishobora kubiya buri wese. Aho muri Atene nabwo abari bafite uburenganzira ku byemezo byose mu gihugu nabwo bari abagabo gusa kandi b'abakonde. Abakonde babandi ba nyiri ubutaka mu gihugu, nta mugore wabigiragamo uruhare. Ariko uko byamera kose cyari ikintu gihambaye kurusha ahandi hose. Ntabwo ari umuntu umwe w'ububasha bwose ku bandi cyangwa se agatsiko runaka kagenaga uko ibintu bireba abandi bose bigenda. Aho abaturage bari bafite umwanzuro wo kwiganisha ubwabo aho Vous avez bashaka. cette possibilité d'autodétermination. Amatora yarakozwe, barangije babara amajwi na kwa mabuye, abasanga amasarabwa yera ari menshi kurusha yirabura. Ubwo yego yari itsinze oya, bari bahisemo kurwana. Mu nyandiko zitandukanye umwe mu baraho yagarutse kuri ayo matora muri Atene bari bamaze gukora ku cyemezo cy'uko baza kwitwara ku baperse bari babagabyeho ibitero. Nous tenons trop à notre liberté. Jamais nous ne nous rendrons. Une pierre noire, la reddition. Icyo gihe ubwo watoraga yego usobanukiwe neza uko ugiye gushyira ubuzima bwawe mu mage ukaba wanabutakaza, ariko ukabikora ari amahitamo yawe atari undi muntu ugutumye kujya kurwana. Ukabikora ari icyemezo ufashe ubwawe unumva neza igitumye wegura intwaro. Ni ikintu gikomeye icyo ngicyo. Aho kandi abanyatene nabwo barabyumvaga ko byoroshye kwitorera oya, nabyo bigasobanura ko bakomeza kubaho batishwe ariko mu buzima bagenerwa n'abandi bagatakaza uburenganzira n'ubwigenge nk'ubwo bari basanganywe. Icyo nacyo kikaba igihombo batari biteguye kwakira. Yari amahitamo agoranye cyane, ariko aho byari bitandukanye n'ahandi hose ni uko ari amahitamo yakorwaga na rubanda, buri wese akabigiramo uruhare kubera ko byamurebaga ubwe. Ngicyo ikintu gihambaye abagira bahinduye cyane mu personnes ordinaires. C'est ce qu'il y a de plus incroyable dans ce que les Grecs ont apporté à l'histoire de l'humanité. Mu mwaka wa 479 mbere ya Yezu, ari mu kwezi kwa munani, hafi y'inkombe z'Ubugiriki nibwo leta ebyiri z'Abagiriki zari zisanzwe zihora mu bushyambirane budashira zabufashije hasi, zihuriza hamwe ingufu ngo zihangane n'umwanzi uhambaye wari uje kwigarurira ubutaka bwabo. Ubwami bw'abaperse bwari bubagabyeho ibitero bitwaje abarwanyi babarirwa mu bihumbi 100. Ku ruhande rwa Sparte, Pausanias niwe wari uyoboye abarwanyi ari bake ariko barangajwe imbere n'ubuhanga bwo kurwana, batojwe ubuzima bwabo bwose kuva bakiri abana. Abo nibo bari bifatanije n'abanyatene, abaturage bigenga batagira umwami cyangwa undi wari wese ubari hejuru abaha amabwiriza, kubera demokarasi bihimbiye yatumaga bifatira ibyemezo nk'uko bari baje muri iyi ntambara nyuma yo kubyihitiramo mu matora. Abo nibo barimo Sophanes nawe wari uri mu bayobozi bakuru babo muri iyo ntambara.
ni mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yezu, ariko ni intambara nayo yaje guhindura byinshi mu myumvire n'imitekerereze mu isi guhera ubwo kugeza amagingo aya. Demokarasi y'Abanyatene n'umurava wa bene wabo b'Abanyasparti imbere y'ubuhangange bw'ubwami bw'abami bw'Abaperse yari amahitamo ateye nko kwiyahura, ariko bihagazeho bitangaje. Ils risquaient le tout pour le tout. C'est une attitude véritablement héroïque. Ni icyemezo kigoranye cyane cyashoboraga kuvamo ibyo ari byo byose. Ni imyitwarire y'ubutwari bukomeye bagaragaje. Bari bemeye kwishora mu mirwano bazi neza ko uruhande barwana ari benshi inshuro nyinshi kubarusha, ariko bakaba bizeye ko barwanira ukuri. Ils étaient 100 fois plus nombreux mais persuadés d'être du bon côté. Mardonius niwe wari komanda w'igisirikare cy'Abaperse muri iyo ntambara. Mu maso ye kuba bari benshi cyane kurusha Abagiriki bo muri Sparta na Atene bari bishyize hamwe ngo babahangare, ibyo ubwabyo kuri we byari urufunguzo rw'intsinzi itaruhanije. Nyamara bararwanye icyumweru cyose kirinda gishyira Abaperse bananiwe kubarengaho ngo bigabize ubutaka bwabo. Nyamara aho muri iyo ntambara ubwoko bushya bw'intwaro n'ubuhanga bwo kurwana, ibyo byose aho ku butaka bw'Ubugiriki byari bigiye kugena hazaza hose hisi y'ibice by'uburengerazuba bw'isi. Abagiriki bari barushye bikomeye gutsindwa babibona hafi yabo. Pausanias na Sophanes bahisemo gushyira mu bikorwa ibanga rya nyuma Abagiriki bari bihariye mu rugamba kugeza ubwo. Ni tactique uhereye ubwo yari igiye guhindura uburyo intambara zarwanywe mu isi uhereye ubwo kugeza mu bindi binyejana byinshi byakurikiyeho. Ni phalange. Phalange ni uburyo abasirikare b'Abagiriki bari badukanye bahurizaga hamwe ingabo zabo bakishyira hamwe nk'umuntu umwe ku buryo nta cyabatandukanya, ubundi bakagendera hamwe umwe arinze undi, ari nako barwanira hamwe ku murongo badatandukanye, bakagendera hamwe ukaba wagira ngo ni nk'ikinyabiziga kigana mu cyerekezo kimwe. Mu guhuriza hamwe ingabo zabo mu mpande imbere n'inyuma babaga barinzwe na za ngabo zabo ku buryo nta cumu ryaterwa ngo rizabagereho, ubundi bagasiga akanya gato ko kunyuzamo amacumu yabo gusa. Icyo gihe bashoboraga gucamo bo barwana intambwe ku yindi, tactique nshya ku buryo ku rugamba ntawe ari kubabuza kugera ku ntsinzi. De façon coordonnée. Mu ntambara za kera iyo phalange babaga bakoze yabaga ari nk'igifaru ku buryo nta wabameneramo. Abagiriki bari babyadukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba, bahise bahindura byose ku migendekere y'intambara. Abarwanyi b'Abaperse nubwo bari benshi cyane bakizwa n'amaguru, baratatana bakwira imishwaro. Imbere ya tactique nshya y'intambara nk'iyo phalange Abagiriki bari badukanye, komanda Mardonius w'Abaperse yagerageje kwihagarara hatumva uburyo bashoboraga gutsindwa n'agatsiko k'abarwanyi bake gutyo b'Abagiriki bari basanzwe banasuzugura, agerageza no kongera guhuriza hamwe abarwanyi b'Abaperse ngo bakomeze intambara, ariko nawe ubwo ahasiga ubuzima, abandi bakizwa n'amaguru. Nyuma y'uru rugamba umwanditsi w'Ubugiriki Herodote ati: mu bihe by'amahoro abasore bashyingura base, naho mu bihe by'intambara abasaza nibo bashyingura abahungu babo. Nta gikorwa na kimwe cy'indashyikirwa kidasaba ubwitange buhwanije agaciro nacyo. Il n'est pas de grand fait sans risque d'égale grandeur. Ni nako byagenze. Amateka yasigaranye izina ry'umunyasparta Pausanias nk'umuyobozi uhambaye w'ingabo wahangaye ubwami bw'abami bwari ubw'ubuhangange budasubirwaho mu isi yo muri ibyo bihe, kandi yari afite abasirikare bake cyane bashoboka. Naho umunyatene Sophanes nawe akibukwa nk'ubutwari gusumba abandi banyatene bose bari barabayeho kugeza ubwo. Bifashishije intwaro zicuze mu cyuma fer cyangwa iron, ubutegetsi bwa rubanda bugendera kuri demokarasi bwari butsinze ubwami bw'abami bw'ubuhangange busumba ubundi bwose bwari bushinze mu isi. Nyuma y'igisekuru kimwe cyakurikiyeho, Abanyatene basubiye mu matora bahitamo kwizihiza iyo ntsinzi, noneho bashinga inyubako y'urwibutso ruhambaye Parthenon. Ni ingoro yanatuwe imanakazi y'ubwenge n'ubushishozi Athena. Parthenon ubwayo yagizwe ikirango cya demokarasi. Ubuhanga bwo kwifashisha intwaro zicuze mu cyuma bwari bwaragezweho n'Abagiriki, ubwabwo bwarabarengeye imbere y'Abaperse, ndetse na demokarasi yabigumaho ahubwo ikwirakwira isi yose kugeza n'ubu. Ubutegetsi butandukanye cyane nayo ntibubura gushinjwa amaba atari make n'ubwo ahibarizwa 100% naho hatabaho. Henry Louis Gates ni mwarimu muri kaminuza ya Harvard. C'est la façon la plus juste demokarasi nibwo busumba ubundi bwose bwashobokaga bwo kuyobora abantu no kugendera kuri gahunda iboneye.
ntawe urahindura urenze ubwo. Ibyo byose tubikesha itsinda ry'abantu bake gusa biberaga muri Atene mu myaka 2500 ishize. hose mu burengerazuba bw'isi ubuhanga bwo gucura ibyuma hitabajwe ubutare bwa fer bwahaye uduhugu duto n'ubwami buto kwihagararaho no kurwanira ubwigenge n'uburenganzira bwabo. noneho mu birometero bibarirwa mu bihumbi 8 uvuye mu Bugiriki kwifashisha ubwo butare bwacurwagamo ibyuma ubwabyo byari bihindutse umusingi w'ishingwa ry'ubwami bw'abami bugari bwanarambye cyane kurusha ahandi. Ubushinwa ni mu bihe aha mu Bushinwa umwe mu bagabo bari bihangange mw'isi yo muri ibyo bihe yari yihaye urugendo agiye gushakisha ibanga ryo kubaho iteka. Ntabwo yumvaga akwiye gupfa nk'abandi bantu basanzwe. Ububasha yari afite ku mbaga y'abandi bantu ngo yumvaga bukwiye no kumugeza mu buzima bw'iteka nta kabuza. Ni Shi Huangdi, umwami w'abami wa mbere w'Abashinwa. Yarwaniye ubutegetsi bwaranaburinda kuva agifite imyaka 13. Yasimbutse umugambi umwe wo kumuhirika ku butegetsi arokoka ibitero 3 byari bigambiriye kumuhitana. Yageze ku myaka 49 amaze gushinga ubwami bw'abami bugari yumvaga ko buzanagumaho iteka ryose. Aho mu bwami bwe ni naho haje guhita havukira ubundi buhanga bwateje imbere ikiremwa muntu mu mikorere no gucura ibikoresho bitandukanye no gushongesha ibyuma. Ibyo byonyine gusa ubwo Abashinwa bari bashinze bwa mbere umusingi w'ubumenyi bw'akazi kose k'inganda uko tukazi magingo aya. Gushongesha ibyuma umushongi ugasukwa mu kindi kintu kigihe ishusho y'igikoresho cyifuzwa. Ibyo byatumye ku nshuro ya mbere umuntu abasha gukora ibikoresho bimwe ku ngano imwe bikanaboneka mu kanya gato kandi ku bwinshi. Ahubwo ni mu myaka 200 imbere ya Yezu. Nyamara n'itangiriro ry'akazi k'inganda ubwazo Abashinwa bari batangije bwa mbere mu mateka y'ikiremwa muntu. Ni ubuhanga bwari bukomotse muri kimwe mu bintu bibi cyane bibaho ariko binafatwa nka moteri y'iterambere n'ubuvumbuzi, intambara. Mu mwaka wa 200 imbere ya Yezu muri ubu buhanga bwo gukora ibikoresho mu byuma bwari bumaze kuvumburwa n'Abashinwa bo bahise bacuramo imwe mu ntwaro zihambaye zigikoreshwa n'ubu ngubu, arbalete cyangwa crossbow. Ni umuheto bamwe bitugezweho bakurura umugozi noneho mwambuteye nka fer à béton ugacomekwaho ubundi ukagumaho ku buryo hakururwa imbarutso gusa ukahuranya ikirere nk'isasu ry'imbunda. Shi Huangdi muri izo ntambara yabashije guhuriza hamwe ibice byose by'Abashinwa byahoze byigenga bigahora bihanganye arenzaho n'ubutaka bwahoze bubarizwa ku bundi bwami. Aho hose hahindura Ubushinwa bumwe bubarizwa munsi y'ubutegetsi bumwe. Ubundi ati bibaho byose munsi y'ijuru, ibiremwa byose bibarizwa muri ubu bwami nashinze nta handi biba. Ibyo ubwabyo byaje no kubihana ishingiro Abashinwa muri filozofi zabo bafata nko kuvukanya kuko Ubushinwa bwabwo. Si ibyo gusa kuko Shi Huangdi yanahise atangiza umushinga uhambaye wavuyemo kimwe mu bikorwa bihambaye byashinzwe n'amaboko ya muntu mu isi, urukuta runini rw'Abashinwa. Uru yarutangije agambiriye kurugira igikuta n'uburi gitangira abarwanyi bavaga mu bice bya Aziya yo hagati bagaba ibitero ku Bushinwa bwe mu busahuzi n'ubushimbusi. Ni urukuta we yaratangije gusa ariko rwubatswe mu gihe cy'imyaka isaga 800 yose kugira ngo ruzarangire neza. Umwami w'abami Huangdi yaritangaje ku buryo gupfa ari ikintu yumvaga kidakwiye kumubaho nyuma y'ibintu byose by'agatangaza yari amaze kugeraho no kugeza ku Bashinwa mu myaka 11 yonyine y'ubutegetsi bwe. Yahise atangira urugendo rugana ku isoko ngo y'agatangaza imuha ubuzima bw'iteka ntazapfe. Bamuhaye ibice by'ibibumbe bya Mercury arabimira aho gutuma bahiteka ahubwo hita bitangira kumusenya ubwonko n'ibice bitandukanye by'umubiri. Apfa mu bubabare ntagereranywa ku myaka 49. Mu gihe mu Bushinwa ubuhanga bwo kwifashisha ibyuma bwari bubaye ishingiro ryo kubaka ubwami bw'abami bugari bwariho mu isi, ahandi hakurya ku nkombe za Afurika n'ubuhanga bwashingirwagaho mu kubaka amato y'agatangaza yaragiye guha umuntu ububasha bwo kwambuka inyanja akava ku mugabane umwe yerekeza ku wundi. Hahise hatangizwa n'ibihe bishya byo kuvumbura ibindi bice by'isi abantu batandukanye bavaho babarizwaga berekeza kure ku yindi migabane. Ibi nabyo byahinduye byinshi. Abanyafenisiya ku nkombe za Carthage barangajwe imbere n'uwitwa Ano bakusanirije hamwe amato 60 mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu kuko ubutare bwacurwagamo ibyuma bwatumye babasha kubaka amato y'ubushobozi butari busanzweho. Bahimba kiye urwuma runini bashyiraga ku gice cy'imbere ku bwato kigatuma budahungabanywa n'imihengeri y'amazi y'inyanja. Abanyafenisiya icyo gihe bihaye inyanja bagera muri Cameroon na Gabon. Uretse muri Afrika abanyafenisiya bahise bashingana za koloni hirya no hino mu nkengero za Mediterania abatangiza imihanda mishya y'ubucuruzi berekeza amahame n'ibitekerezo byabo muri Libani, Tunisia, muri Chypre no muri Sicile kugera mu birwa bya Ibiza. Hagati aho ni nako kandi abanyafenisiya bari bamaze guhimba alphabet. Ni uburyo bwahinduye imyandikire kuko ari inyandiko yifashishwaga mu rurimi urwo ari rwo rwose. Inyandiko inashingiye n'ubundi ku buryo bw'uko inyuguti ihagararira ijwi ryihariye. Muri Babuloni alphabet ngiyi nayo yari igiye gushingirwaho handikwa igitabo cyahinduye byinshi mu myizerere ya muntu mu isi, Bibiliya.
ibihe byo gucura ibyuma bikorwamo ibikoresho hifashishijwe ubutare bwa fer cyangwa iron yasimbuye bronze kuva mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yezu ni ibihe byatumye havuka ubwami bw'abami bushya hirya no hino mu isi haduka ibitekerezo bishya byashingiyeho imyitwarire yahinduye ubuzima bw'abantu mu isi haduka n'uburyo bushya bw'imitegekere biba n'ibihe byashinze amahame y'imyemerere mishya yavuyemo iyobokamana n'uburi gikurikizwa mu isi anjuizime ryahise rihinduka iyobokamana ryakurikiwe mu bice bigari by'ubuhindi n'inkengero zaho ijambo rya Buddha naryo ryigarurira imitima yabo mu bice byose bya Aziya mu Bushinwa inyandiko za Confucius zikurikirwa na kimwe cya kane cy'abari batuye isi byabaye ibihe bya Yezu Buddha na Confucius amadini manini akiriho mu isi nayavuka ubwo. Iyi ni Radio Rwanda iki kiganiro ni inzira y'ibihe njye Alphonse MUHIRE MUNANA ndabashimye mwese mukomeza kudutega amatwi n'abandi bose baba bagize uruhare muri iki kiganiro naho ubutaha.